mfite ntago ari message ndende kandi nanone ni ndende kuko ni message itureba twebwe abanyarwanda ikareba n'abandi bakunda u Rwanda. Yego. Mu bihe bishize nibwo nari ndi gusenga hanyuma nza kugira iyerekwa. Ariko mbere y'ibyo ngibyo murabizi ko hari ubutumwa bwinshi twagiye dutambutsa. Imana yagiye itunyuzamo tugenda tubutambutsa kandi bwagiye bugaragara. Duhereye kera muri zaguma mu rugo n'ibindi byo byose twagiye tubitambutsa. Yego. Hanyuma bigenda bigaragara. Mu bihe bishize nigeze kubabwira yuko hari gahunda y'ubutinganyi yinjiye. Hanyuma Imana nyine yari yanyeretse ko hari ubutinganyi bwinjiye mu gihugu. Hanyuma ubwo butinganyi uyu munsi wa none ndakeka ko ari ibintu bikomeye. Mbona abantu bose babaye nkaho bagiye ku munzani umwe, mbona abantu bose babaye nkaho banganye, mbona abantu bose babaye nk'abareshya, ariko mbabazwa cyane no kubona abantu benshi. Mbona abantu bakwiye kwegera Imana cyane, mbona abantu bakwiye gusenga kugira ngo Imana ibarengere, ibarinde iki cyorezo kigiye kuza, ibarinde iki kiza kigiye kuza, kuko iki kiza nikiramuka kije nta muntu uzasigara yitwa umukire, buri muntu wese azitwa umukene. Cyangwa se nta muntu uzasigara aseka, buri muntu wese azicara hasi ababare agahinda kamwice, ndetse hari n'abazajya bibaza ngo mbese ubundi turi ku isi tuhakora iki. Rero Imana itugirire neza kandi Imana idutabare. Ngiye rero nkurikije message nkunda kubona nyinshi cyane mu bintu bijyanye n'ibyo ngibyo, nahise mvuga ngo reka mfate amasengesho yo gusengera igihugu. Rero nagiye kubona ubwo hari n'ibyo ntavuze kuko urumva ntago ibintu byose umuntu abonye ariko abivuga. Nibwo nagiye kubona mbona hadutse ikintu nakwita cy'umubabaro. Ngiye kubona mbona abanyarwanda bose hafi ya bose mbona babaye nkaho babaye umuntu umwe. Nimvuga ngo babaye nkaho babaye umuntu umwe, nabonaga nta mukire, nabonaga nta mukene. Nabonaga hadutse ikintu nakita umudayimoni. Hanyuma uyu mudayimoni nabonaga agenda atera imambo. Nabonaga habayeho gutera imambo ahari nk'ubutaka bw'u Rwanda rwose babutera imambo, n'ahantu hari ibishanga hose bahatera imambo. Hanyuma nabonaga izi mambo ahantu zigeze zikahasanga igikorwa cyaba ari igikorwa cy'umukire, izi mambo zagikuraga mu nzira, cyaba ari igikorwa cy'umukene, izi mambo zagikuraga mu nzira. Mbona bacukuye ibintu by'imiferege bimeze nk'imiringoti, baracukura ahantu hose barahazenguruka. Hanyuma ngiye kubona mbona abari bafite ubutunzi cyangwa se mbona abari bameze nk'abishoboye, yenda nk'abafite nk'inzu zikomeye nziza n'iki. Hanyuma ngiye kubona mbona icyo kiza kiraje kikazajya kibikuraho, ibyo byose kikabikuraho. Noneho ikintu cyambabaje nuko nagiye kubona nkabona abari bafite ubwo butunzi cyangwa abari bafite ibyo bintu bo wenyine nataturengera, natakurengera, nta muntu n'umwe ufiteho kukurengera. Ni muhanga amaso ku Mana, murebe Imana yonyine, muba ariyo mutumbira, muba ariyo mwitegereza, muba ariyo muhanga amaso. Imana izabarengera kandi Imana izabagirira neza. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Nibige gusenga kandi basenge bataryarya Imana, basenge babwiza Imana ukuri, basenge bayibwira ibyo barambiwe badashaka, basenge bayibwira ibyo bakeneye, basenge bayibwira ibyaha bakoze, basenge bayisaba kugira ngo ibababarire, kandi basenge biyuzuza n'Imana. Imana izabagirira neza. Kubera ko abantu benshi barambirije ku kazi, abandi barambirije ku miryango. Ariko mu gihe bizaba bimeze gutyo, umwe azaba ariraye n'undi ariraye. Rero ndagira ngo mbabwire ngo nimube mu Mana, mube hafi y'Imana, iby'Imana ibasaba gukora mube ari byo mukora,
iby'Imana ishaka ko mukora muba ari byo mukora, hanyuma aba bantu bitwa abahanuzi bo bari kuza guhanura ibyo bishakiye by'amarangamutima yabo, mbese bagahanurira abantu bababwira yuko ibintu bimeze neza, kandi Imana ishaka ko abantu basenga, bo bakababwira ko gusenga nta nicyo bivuze. bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze Umusara TV, katubasuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, tubifurize umugisha w'Imana. Mwese mudukunda kandi mwakukira ibiganiro byose by'ivuga butumwa ducisha kuri iki channel. Reka mvuge ngo ineza y'Imana rero nibane namwe, kandi umugisha w'Imana ubamo ndetse n'abanyu bose. Aho dukurikiye uherereye hose mu bice bitandukanye by'isi, turagusuhuje kandi tugushimira yuko wahisemo kudukurikira, wahisemo kumva ijambo ry'Imana. Kandi mvuge ngo Imana y'amahoro igiguha umugisha, Imana y'amahoro igiguha imbaraga, kandi Imana y'amahoro igushoboze gukiranuka nubwo bigoye mu isi, igushoboze gukiranuka kuko nta yindi ntego dufite no kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Mwifurije ubugingo buhoraho rero kuko wahisemo kumva ijambo ry'Imana. Ndi kumwe na Muhire Didier, n'umuhanuzi w'Imana umenyereye ku muhanuzi uzimiza. Bisaba kugira ngo wumvishe ubutumwa bwe, bisaba kugira ngo wongere usenge cyane Imana igiye byo gusobanura kuko nuko twamubonye. Ariko kandi dushimye Imana yuko imushoboje, dushimye Imana yuko imubashishije kugira ngo ngere aboneke, ariko kandi kuba yumviye n'umwuka akagaruka hano kuko ntabwo yapfa kwizana gusa. Abayobowe afite message Imana yamuhaye kugira ngo ayitambutse ayigeze ku bantu. Dushimye Imana yuko yamubashishije, kandi dushimye Imana yuko akiri muzima, natwe twasanze tukiri bazima. Reka tuvuge ngo izina ry'Imana ntihabwe icyubahiro. Reka tumuhe ikaze rero muri kano kanya. Didier, tugwaye ikaze. Amahoro. Meze neza? Turashimye. Konda nta murare? Mfite murare nkeya. Kubera ko nibyo nzanye birakomeye. Ibyo nzanye birakomeye. Kandi buriya iyo umuntu afite ibikomeye abagomba kugenda gakeya. Meze neza ariko? Ari ndaho, ndashima Imana. Mu bihe bikomeye kandi bitoroshye, Imana iracyaturinze. Yego. Warubuzeho cyane. Wari ukiri muri amasengesho yawe? Ahubwo amasengesho ubu nibwo nkijya kuyasenga. Nibwo uri kuyatangira? Nibwo nkijya kuyasenga kuko ndi kubona hari ibintu biri kugaragara ko bikomeye kandi bigomba gusengerwa kugira ngo Imana igire uko ibigenza idohore. Yego. Cyo ijambo ry'Imana rivuga yuko abantu baciye bugufi cyangwa se basenze, gusenga kujya kugira umumaro kuri byinshi. Kabivuge gutyo, niko ijambo ry'Imana rivuga, gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro kuri byinshi. Ariko kandi yasenganye umwete. Yego, yasenganye umwete. Ajya akantu kitwa umwete. Uriya mwete bishatse kuvuga iki, Didier? Umwete bishatse kuvuga ko amaso yawe, umutima wawe, ubwenge bwawe ubwerekeze muri iryo sengesho. Cyane cyane kenshi na kenshi hari impamvu ituma dusenga amasengesho ameze gutya. Hari igihe uba wabonye ibintu bikomeye cyane cyane, ukabona nko ku gihugu cyawe, ukabona nko ku gihugu cy'umuturanyi, hanyuma wareba ukabona ibyo bintu nawe birakureba. Buriya umunyarwanda we yaciye umugani ngo iyo umuturanyi yarwaje ibinyoro, wowe uboha ikirago. Reka uboha ikirago kugira ngo napfa bazahita atabarwa hakiri kare, bataravuga ngo turagikura he. Hari kera nyine bagishyingura mu kirago. Iyo umuturanyi rero yarwazaga ibinyoro, aravuga ati ibinyoro ntago bikira, none mureke tube tuboha ikirago hakiri kare, umupfu atazatunukira. Yego. Okay. Yes. Ubwo iyo umuntu avuze ngo gusengana umwete, ese ku mpamvu tutatoje gutyo, hari igihe ubona umuntu ahera mu gitondo asenga, ari ku musozi, ari ku wundi musozi, sinzimba gusengera ku musozi bikemewe, aho kubona buri munsi ahera ku musozi ayirukanka asenga. Niko gusengana umwete? Ibyo nibazaga. Hari igihe ushobora kugenda ku musozi usenga ugasengana umwete, hari n'igihe ushobora kugenda ku musozi udasengana umwete. Byare
ni igihe nyine wagiye ku musozi ugiye kureba ko yenda wahahurira n'umuhanuzi. Ni igihe wagiye ku musozi uvuga uti uriya musozi numvise bavuga ko umuntu hasubirizwa ibyifuzo yari afite. Ni igihe ujya ku musozi uvuga uti mu rugo harandambiye, ariko noneho hari n'igihe ujya ku musozi ufite intimba n'agahinda uvuga uti Mana ni we nizeye, nzanye ibyanjye byose n'umutima wanjye kugira ngo ndebere kuri uyu musozi, kubera ko Bibiliya irambwira ngo dushakishe uburyo bwose bushoboka bwo gusenga tubukore kugira ngo turebe ko Imana yatugirira neza. Ariko ngo abahanuzi b'iminsi basigaye barahindutse abapfumu bakira ngo bavuye ngo umuhanuzi umupfumu ukomeye ngo ni umuhanuzi. Yaba bari n'abapfumu barebamo neza, barebamo bya nyabyo. Noneho ntibabe n'abapfumu b'imitwe babeshya batanazi no gupfumura. Byagira akamaro babaye abapfumu. Ubundi igihe nagira inama aba bantu bigize abapfumu, nabagira inama yo kuba abapfumu banyabo bafite n'igisekuru cy'ubupfumu, ku buryo byibura kuragurira akakubwira ati na sogokuru yararaguraga. Urumva uwo nguwo akaba ari umupfumu wemewe nyine, vuga ati ngewe igisekuru cyanjye ni ubupfumu. Ariko usanga abantu baza bakabyiyitirira, bakavuga n'ibyo batabonye, bakavuga n'ibyo Imana itababwiye. Ngewe naza hano kuri kamera navuga iby'Imana yambwiye, we yakwicara mu rugo yareba ikiganiro. Kandi igihe nafashe igihe cyo gusenga, nafashe igihe cyo kwiyiriza, nafashe igihe cyo kuba imbere y'Imana, yareba ikiganiro nakoze, noneho yakumva n'amagambo navuze nawe agaca ku ruhande akajya kubivugira ku yindi kamera, akavuga ko ari Imana yabimubwiye kandi nta n'ibyo yamubwiye. Nta naho bahurira, baziranye. Nicyo kibazo rero. Hari ibintu twita ngo ibitambo, njye ntabwo nigeze ndaguza, ariko njye mbyumva mu mateka. Uyu mupfumu wajya ibintu ahuyaga ngo ikintu bita imbuto no gutamba igitambo kugira ngo ibintu byawe uraguje bizagende neza. Abahanuzi b'iminsi kugira gusengera n'igitambo, cya gitambo nyine. Iki gitambo ni iki? Aho ntibasigaye kwanashita ntitubimenye. Oya, ubundi bamenya, umuntu witwaga bamenya ntabwo wajyaga imbere y'abamenya nta kintu ujyana. Ariko ntabwo yagutegekaga icyo ujyana. Ntabwo yagutegekaga. Uyu munsi mwebwe kanaye ngushyiremo wihangane. Mwebwe mwabwira ati kugira ngo usengereza n'amadolari 500. Ubwo se bitandukanye n'agiye ati umuntu yajyanaga kwa bamenya birahuye. Ni ukuvuga ngo bamenya wa mbere iyo wajyaga kwa bamenya aravuga uti rero ni umuntu w'Imana. Ubundi ariko uretse n'ibyo ngibyo, reka tuvuge kuri aka kantu ho gatoya. Abantu bakwiye gushyira mu gaciro. Sindi kubivugira ko wenda ndi umuhanuzi, ariko abantu bakwiye gushyira mu gaciro. Niba umuntu ashobora guhera mu gitondo asenga, ukazana icyifuzo cyawe akagisengera akagishyira imbere y'Imana, uwo muntu iyo arangije gusenga akenera amazi yo kunywa. Yego. Iyo arangije gusenga akenera kurya. Mu by'ukuri niba agiye imbere y'Imana akakuririra akagutakambira, Imana ikumva gusenga kwe ikagusubiriza cya cyifuzo wari ufite, cyangwa se ikakubwira ko izagisubiriza, kuko twe dusenga Imana ivuga. Mu by'ukuri uyu muntu akwiye kugira ngo nava muri wa murimo avuyemo agiye nko gukaraba, byibura akenere n'agasabune, kandi aka gasabune yakagombye kugahabwa nawe kubera ko ari we wamutwariye umwanya. Ntabwo bizi se ko baca umugani muri za ndimi z'amahanga ngo igihe ni amafaranga. Ngo ni tayimu ngo uyizimane. Rero niba umuntu yafashe igihe cye akavuga ngo ugiye igihe cyanjye, dufite ibintu byinshi byacu byo gusengera, byacu bitureba ku giti cyacu. Rero iyo uzanyemo icyawe ngo ngisengere, ntago naguca amafaranga sinanayakwaka, ariko burya bibaye byiza nawe washyira mu gaciro. Ariko se ni ngombwa kubwira umuntu ngo gusengere kuko utakwisengera? Ni ukubera iki abantu babwira bamuhire ngo mudusengere kucyo batakwisengera? Ntago bishoboka. Nese hari abasenga Imana ikumva n'abasenga ntibumve. Umva ukuntu Imana, ijambo ry'Imana ryabwiye Yeremiya. Ryaramubwiye ngo Yeremiya, nakumenye ntarakurema, hanyuma ndakweza, maze kukweza nkugira umuhanuzi, ngushyiriraho kuba umuhanuzi, uzajya uhanurira amahanga. Yego. Ngira ngo mbwire n'abantu, ntabwo ibi bintu by'ubuhanuzi cyangwa ntabwo impano y'ubuhanuzi ari umuntu wese ushobora kuyibona cyangwa kuyiha. Kuko abantu benshi barayishaka, ari nayo mpamvu ubona abantu bajya ku misozi kubeshya ngo Imana iravuze. Ariko Imana ijya gutanga ubuhanuzi ku muntu yaramaze kubona umutima we yuko uwo mutima ukwiye ubuhanuzi. Yaramaze kubona ko uwo mutima imuhaye wo guhanura ari umutima w'imbabazi, kuko byanze bikunze n'ubundi kugira ngo Imana iguhize impano ibanza kureba ko umutima wawe uzagirira imbabazi umukene, ukagirira imbabazi n'umukire.
kuko ntabwo Imana itangira kugira ngo abantu bagurishe. Umukene yaje uramwakira kuko ijambo ry'Imana risaba ko umuntu wese aba umunyempuhwe. Buriya na Yesu yaje aba igitambo ku muntu wari we wese. Yego, reka tugushimire Dede, reka tugushimire, tuzakora ikiganiro ku muhanuzi cyihariye. Ndumva ari ibintu byinshi nakubaza kandi atari byo byakuzinduye. Ufite ubutumwa wenda Imana yagoye kugira ngo uzutambutse nkanda kuvangiye kandi se mbere yo kuvangira tuzanywe tuzategura ikiganiro ku muhanuzi neza, tukirambure neza kugira ngo abantu basobanukirwe umuhanuzi wahamagaye n'utarahamagawe, wihamagaye n'uwahamagaye, aho batandukaniye, bamenye nuko bagomba gusenga nabo bagomba kugira ngo basengere. Imana iguhe umugisha, reka tugusaho dusengere Imana ukomeze tugezeho n'ubutumwa Imana yaguhaye. Mana ugira neza bugacya bukira. Uri umukozi w'umuhanga witwa Rubasha, uri Uwiteka n'iryo zina ryawe. Turaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe muri aka kanya, ubwami bwawe butuganze. Umuntu wese uzakurikirana ubu butumwa azumve kugira neza kwawe, kandi udukomereze amaboko kugira ngo imitima yacu idatentebuka. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Message mfite ntago ari message ndende kandi nanone ni ndende, kuko ni message itureba twebwe abanyarwanda, ikareba n'abandi bakunda u Rwanda. Yego. Mu bihe bishize nibwo nari ndi gusenga, hanyuma nza kugira iyerekwa. Ariko mbere y'ibyo ngibyo murabizi ko hari ubutumwa bwinshi twagiye dutambutsa. Imana yagiye itunyuzamo tugenda tubutambutsa kandi bwagiye bugaragara. Duhereye kera muri Zaguma mu rugo n'ibindi, ibyo byose twagiye tubitambutsa. Yego. Hanyuma bigenda bigaragara. Mu bihe bishize nigeze kubabwira yuko hari gahunda y'ubutinganyi yinjiye. Hanyuma Imana nyine yari yanyeretse ko hari ubutinganyi bwinjiye mu gihugu. Hanyuma ubwo butinganyi uyu munsi wa none ndakeka ko bwinjiye, kandi murabizi nubwo dusenga cyane kugira ngo Imana igende igabanya imisonga cyangwa igende ikuraho ibibazo bimwe na bimwe, ariko iyo yabivuze byanze bikunze haboneka ibimenyetso byabyo. Uyu munsi dufite abakobwa cyangwa se abadamu babana mu mageto, ariko ugasanga babana nk'umugore n'umugabo kandi bose ari abagore. Hari abasore babana nk'abagore n'abagabo kandi bose ari abasore babana mu mageto. Rero ibyo ni ibintu byagiye biza kandi byagiye bigaragara. Rero hari n'ibindi biba biri aho ngaho, Satani we ntago aba tworoheye. Nibwo rero nagiye kubona, ubwo hari n'ibyo ntavuze kuko urumva ntago ibintu byose umuntu abonye ariko abivuga. Nibwo nagiye kubona, mbona hadutse ikintu nakwita cy'umubabaro. Ngiye kubona mbona abanyarwanda bose, hafi ya bose, mbona babaye nk'aho babaye umuntu umwe. Nimvuga ngo babaye nk'aho babaye umuntu umwe, nabonaga nta mukire, nabonaga nta mukene. Nabonaga hadutse ikintu nakita umudayimoni. Hanyuma uyu mudayimoni nabonaga agenda atera imambo. Nabonaga habayeho gutera imambo, ahari nk'ubutaka bw'u Rwanda rwose babutera imambo. N'ahantu hari ibishanga hose bahatera imambo. Hanyuma nabonaga izi mambo ahantu zigeze zikahasanga igikorwa, cyaba ari igikorwa cy'umukire, izi mambo zagikuraga mu nzira. Cyaba ari igikorwa cy'umukene, izi mambo zagikuraga mu nzira. Mbona bacukuye ibintu by'imiferege bimeze nk'imiringoti, baracukura ahantu hose barahazenguruka. Hanyuma ngiye kubona, mbona abari bafite ubutunzi cyangwa se mbona abari bameze nk'abishoboye, yenda nk'abafite nk'inzu zikomeye nziza n'iki. Hanyuma ngiye kubona, mbona icyo kiza kiraje kikazajya kibikuraho, ibyo byose kikabikuraho. Noneho ikintu cyambabaje nuko nagiye kubona nkabona abari bafite ubwo butunzi cyangwa abari bafite ibyo bintu, bo ntago bari kureba ese ibi bintu byatewe n'iki, ese Satani yaduteye yajite, ahubwo bo nagiye kubona nkabona bahanze amaso kuri leta. Nkabona bahanze amaso kuri leta, bakavuga ngo rero ngo byanze bikunze ngo ibi bintu ngo nubwo bije bimeze gutya, ngo leta n'umubyeyi, ngo leta izaturengera. Kandi ngewe muri iryo yerekwa nabonaga leta idafite ubushobozi bw'uko abo bantu bose izabafasha ngo ibishobore. Hanyuma ngira agahinda ko kubona abantu batari kwerekeza amaso ku Mana, ahubwo bo ukabona barimo bariringira abantu, bariringira ubushobozi imbaraga z'igihugu, bariringira imbaraga za leta. Nibyo koko igihugu gifite imbaraga, ariko buriya
igihugu gifite imbaraga, ariko imbaraga z'igihugu ni abaturage, imbaraga z'igihugu ni abagituye. Rero ni ukuvuga ngo iyo abantu bagituye bose bamaze guhura n'icyorezo kikabakubita hasi, ntago umuyobozi wenyine cyangwa se yenda igisirikare cyonyine gishobora guhaguruka ngo gifate abaturage miliyoni zirenga zingahe, buri muturage wese kimufashe, kandi nabo ari abaturage. Nabonaga ari ibintu bikomeye, mbona abantu bose babaye nkaho bagiye ku munzani umwe, mbona abantu bose babaye nkaho banganye, mbona abantu bose babaye nk'abareshya, ariko mbabazwa cyane no kubona abantu benshi bari kuvuga ngo tuzatabarwa, leta izadufasha, leta izaduha inkunga, leta izatugirira, leta izadutabara, leta izatwubakira, leta mbese leta. Hanyuma mbona abantu bakwiye kwegera Imana cyane, mbona abantu bakwiye gusenga kugira ngo Imana ibarengere, ibarinde iki cyorezo kigiye kuza, ibarinde iki kiza kigiye kuza, kuko iki kiza nikiramuka kije nta muntu uzasigara yitwa umukire, buri muntu wese azitwa umukene, cyangwa se nta muntu uzasigara aseka, buri muntu wese azicara hasi ababare, agahinda kamwice, ndetse hari n'abazajya bibaza ngo mbese ubundi turi ku isi tuhakora iki. Rero Imana itugirire neza kandi Imana idutabare. Ngiye rero nkurikije message nkunda kubona nyinshi cyane mu bintu bijyanye n'ibyo ngibyo, nahise mvuga ngo reka mfate amasengesho yo gusengera igihugu, ahari turebe ko Imana hari icyo yazakora. Ubundi twajyaga tubona yenda nk'amasengesho yo gusengera igihugu yabaye kuri stade, cyangwa se yabaye n'ahandi hantu nyine no mu madini akomeye, muri ano madini agiye akomeye, akavuga ati tuzasenga amasengesho yo gusengera igihugu. Ariko ngiye ubu ngubu ni ukuvuga ngo nakishyizeho ku giti cyanjye, ni ukuvuga ngo byanze bikunze nzasenga. Cyakora yenda hari n'undi ushobora kubyumva akavuga ati nanjye ndashaka kugufasha, kuko abantu twese hari igihe Imana insanga, ugasanga n'undi muntu yenda wo ku Gisenyi cyangwa se w'Iburasirazuba nawe yamusanze imwereka ibyo bintu, kuko ntabwo Imana ivuga rimwe, niko ijambo ry'Imana rimbwira. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ibintu birakomeye kandi ntago byoroshye. Hari ijambo ry'Imana dusoma umunsi umwe ngo i Samariya umwami witwa Benihadadi ngo yaravuze ngo Abisiraheli cyangwa se Abayuda ntago ndi bujye kubatera ngo ngomba kubite yenda mbarasa imyambi, nta nubwo ndi bujye kubatera yenda ngo njyane inkoni mbakubite, nta nubwo ndi bujye kubatera yenda ngo njyane imbwa cyangwa zibarye, nta nubwo ndi bujye kubatera nkoresheje ikindi kintu. Aravuga ngo Abisiraheli n'Abayuda ngiye kubatera mu buryo bwo kugotwa. Ngo Benihadadi azana ingabo nyinshi cyane, ngo arazizana zizenguruka umurwa, ngo arangije aragota aricecekera, aravuga ngo bazicwa n'inzara cyangwa se bazicwa n'ibyorezo cyangwa se bazabura amazi yo kunywa. Ngo aragota araceceka, aravuga ngo ngewe aho nzabishakira, mbese bazapfa, bazajya bapfa mbareba. Ngo hanyuma umwami ngo aravuga ngo ibi byago byose byaturutse ku Uwiteka, ngo nimunzanire umuhanuzi witwa Elisa, ngo kubera ko niwe wabiteye. Ngo Elisa aho yari ari mu kuganira na bagenzi be, ngo arangije aravuga ngo dore wa mwana w'umwicanyi, ngo antumyeho abicanyi ngo baze kunyica, cyangwa se antumyeho ingenza ngo zize zingenze. Muri iyo nzara yari yarateye i Samariya, ngo abagore bagize inzara kugeza igihe umugore yafashe umwana, abwira mugenzi we, aramubwira ngo ngiye kuzana umwana wanjye tumurye, nitumumara nawe uzazana uwawe tumurye. Byari byageze aho bikomeye, byari byageze aho umuntu asigaye areba akabona nta kintu na kimwe asigaje. Ngo ba bagore mu gihe umwe yazanye umwana we bamaze kumurya, undi agiye kuzana umwana we ngo bamurye, ngo aramuhisha. Ngo hanyuma ba bagore bagera imbere y'umwami bajya kuririra umwami. Ngo hanyuma umwami ubwo yari ari kugendagenda hejuru y'inkike y'amabuye, ngo yari yambaye ibigunira yabyambariyemo imbere. Ngo hanyuma abagore barataka cyane, ngo umugore arega ku mwami mugenzi we, aramubwira ati uyu mugore ndamurega gutya na gutya, nazanye umwana wanjye turamurya, hanyuma yanga ko turya uwe, none uwe yaramuhishe. Ngo hanyuma umwami ngo baramubwira ngo ese mwami nyagasani waturengeye. Ahangaha niho ndi kubwira abantu ngo murimo murareba umwami ngo abarengere. Umwami arababwira ngo ese ndabarengera? Hari amasaka nanitse ku mbuga? Ndabarengera se hari ibitoki nigeze ishyira mu rwina? Ndabarengera se hari ibishyimbo nigeze neza? Arababwira ngo icyo kubarengeza ndagikura hehe?
arababwira ngo Uwiteka natabarengera nanjye ntacyo mfite cyo kubarengera. Rero ndagira ngo mbwire abantu, ndagira ngo mbwire abanyarwanda, ndagira ngo mbwire inshuti, ndagira ngo mbwire abavandimwe, Uwiteka wenyine nataturengera, natakurengera, nta muntu n'umwe ufite wo kukurengera. Nimuhanga amaso ku Mana, murebe Imana yonyine, muba ariyo mutumbira, muba ariyo mwitegereza, muba ariyo muhanga amaso, Imana izabarengera kandi Imana izabagirira neza. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemo amahoro, mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu yadusezeraniye. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu yadusezeranije. Rero ndi kubwira abanyarwanda, tuvuga ubutumwa tukabwira abantu bo hirya no hino, ariko ndi kubwira abanyarwanda by'umwihariko, abanyarwanda nibige gusenga, nibige gusenga kandi basenge bataryarya Imana, basenge babwiza Imana ukuri, basenge bayibwira ibyo barambiwe badashaka, basenge bayibwira ibyo bakeneye, basenge bayibwira ibyaha bakoze, basenge bayisaba kugira ngo ibababarire, kandi basenge biyuzuza n'Imana. Imana izabagirira neza, kubera ko abantu benshi bazarira, abantu benshi bazarira, kandi abantu benshi bazababara, ariko imbaraga z'Imana zihabereye kugira ngo zitabare abantu. Umuririmbyi wa 49 aravuga ngo ibihe nsenga Uwiteka bijya bintarura mu mpagarara, kandi ibihe nsenga Uwiteka binyerekaho datari. Rero ibihe abantu basenga, ibihe abantu bafashe byo gusenga, nibyo bizabagirira neza. Uyu munsi turi kuvuga ko gusenga bitemewe, ariko ndabizi neza ko abantu bagiye kuzajya babikora bazi ko bitemewe kandi bakabikora, kubera ko nta handi hantu bazaba bafite bareba, nta kindi kintu bazaba bafite barambirijeho. Abantu benshi barambirije ku kazi, abandi barambirije ku miryango, ariko mu gihe bizaba bimeze gutyo, umwe azaba ariraye n'undi ariraye. Rero ndagira ngo mbabwire ngo nimube mu Mana, mube hafi y'Imana, iby'Imana ibasaba gukora mube ari byo mukora, iby'Imana ishaka ko mukora mube ari byo mukora. Hanyuma aba bantu bitwa abahanuzi bo bari kuza guhanura ibyo bishakiye by'amarangamutima yabo, mbese bagahanurira abantu bababwira yuko ibintu bimeze neza, kandi Imana ishaka ko abantu basenga, bo bakababwira ko gusenga nta nicyo bivuze. Ndagira ngo mbabwire ngo nimuve muri ibyo ngibyo, muve mu binyoma, mubwize abantu kuri, Imana izabagirira neza. Yego, urakoze cyane. Abantu nibave mu binyoma, babwiza abantu ukuri. Ese imfatiro zisengwa, niko nkunda kukibaza kino kibazo umukiranutsi. Uyu munsi umuntu usenga
akora iki uyu munsi umuntu usenga asenge gute? Iyo turebye mu batubanjirije hari abasengaga berekeye ivure bitewe n'ibihari. Uyu munsi umuntu usenga asenga ate? Uyu munsi umukristo umukiranutsi yitware gute mu gihe kimeze nk'icyo ngicyo uri kuvuga? Abantu nibyo narindi kubabwira, abantu nibasenge, ariko cyane cyane basenge babwiza Imana ukuri, kubera ko iyi Mana iyo uyiryarya nayo irakuryarya. Iyi Mana iyo uyiryarya ukazajya wereka abantu ibitangaza, ukazajya wereka abantu ibintu bidafatika, ni ukuvuga ngo nawe uhora ubona ibidafatika ukajya ugira ngo n'iby'Imana ifite gusa. Ariko Imana ifite ibintu bikomeye, Imana ifite andi mayerekwa ishobora kuguha akomeye. Ubu ngubu ngewe niba ndi gufata gahunda mvuga ngo ngiye gusengera igihugu, nuko hari ibintu ndi kubona ku gihugu cyanjye kandi nkabona ibyo bintu bikomeye. Kandi nkabona impamvu Imana ibinyereka ni ukugira ngo ngire gute, ni ukugira ngo mbiririre. Kuko Imana yabwiye Ezekiyeli, iramubwira ngo genda uririre ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli, kandi uririre n'ibizira bikorerwa mu nzu yanjye. Rero ibi ngibi byose ni ukuvuga ngo habonetse abantu tugahuza umutima, tugahuza inama, tugasenga, hari ibintu bimwe na bimwe byagenda bikurwaho. Rero abantu nibasenge babwize Imana ukuri, kandi abantu bareke kuvuga ngo ibyo ngibyo ngo ni iby'abahanuzi, ngo ni iby'abahanuzi. Oya, buriya no ku gihe cya Nowa niko abantu bavugaga, ariko baratunguwe kandi batungurwa n'uwa yarababwiye. Rero nimuze tugarukire Imana, niko Bibiliya ivuga. Yego. Ese nuhe butumwa uragenera abahanuzi bagenzi bawe? Dufite ikibazo muri no minsi, wenda wubonye ibyo bintu bikomeye, uje kuri kamera uri kubwira abantu ati nyabuna dusenge, ababishoboye bamfashe dusenge dukure ibintu biveho. Ariko hari abandi ubona yabona nk'ibyo ngibyo akahita apanga yitatu yo kugira ngo bisohore, ahubwo yo kugira ngo bisohore tuzamenye ko ari umuhanuzi. Bamwe bavuga ngo nibwo bazasubizwa. Niwe butumwa uragenera abantu bameze nk'abo ngabo kandi bitwa izina nk'iryo witwa? Aba bantu ndamutse hari amagambo numvaga nshaka kuvuga, abantu banyihanganire, ntago ari ugutukana, ariko hari abantu mu Kinyarwanda bita inyangabirama. Hari abantu bita inyangabirama, hari abantu baba bafite ubugome mu mitima yabo. Bene aba bantu nta nubwo Bibiliya bashyigikira, nta nubwo ijambo ry'Imana ribashyigikira, n'Imana ntabwo ibashyigikira. Kuko ubundi ni ukuvuga ngo umuhanuzi ikintu abereyeho gusabira abantu bafite ibibazo, Imana ikabadohorera. Kuko ibibazo byinshi bituruka ku mubi, bituruka kuri Satani, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyo abantu basenze Imana irabarengera. Rero aba bantu nakwita inyangabirama nibave muri ibi bintu byo kuvuga ngo ibibi bisohore. Kuko ikibi nikiramuka gisohoye, ngewe ni ukuvuga ngo famiye yanjye yose, abantu banjye, abashuti banjye, ibintu byanjye, imitungo yanjye, ibintu byanjye byose biba mu gihugu cy'u Rwanda. Rero biramutse bisohoye, byanze bikunze nubwo giye bitangeraho, ariko byagera ku muvandimwe, byagera ku muturanyi, urumva byagera ku karima nahinzemo ibishyimbo, ntago nabisarura, urumva byagera mu rutoki rwanjye, ntago icyo gihe igitoki kiramutse kibaye cyeze ntago najya kugica kuko naba ndi mu mage. Rero bibaye byiza abantu ahubwo twashyira hamwe tugafata gahunda, tugasengera igihugu cyacu kikavamo intambara, kikavamo n'ibibazo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bicyugarije. Yego. Ese nk'aba bahanuzi bameze buriya bakunda igihugu? Umuhanuzi udakunda igihugu akunda ikijuru? Ni inyangabirama. Ni inyangabirama. Yego. Niryo zina ryiza numva nabahaye. Didier, tugenda dusatira n'umusozo w'ikiganiro cyangwa se ubutumwa bw'uyu munsi, ko ntago kirazira kugira ngo umuntu agire ibyo arenza ku butumwa nk'ubu ngubu. Ibyo byose utari buze gusobanukirwa, hari n'uwakwifuza ko musengana, uri buze gutanga nimero ya telefone ku buryo uwo muntu mwasengana mugafashanya, kuko ni nayo mpamvu Imana avuga ngo uze kubitamza no kugira ngo abantu bagire hari bungu bumwe, basenge bace bugufi, abasenga basenge. Sinzi nimba hari ikindi waba wisobwe cyangwa se waba cyaguciye utakivuze, kugira tuguhe umwanya utambutse, hama niturangiza urahita utanga nimero za telefone usengera abantu Imana muri rusange. Ni karibu. Gusa ni ibintu ngende kuvuga ko ari ibintu biteye ubwoba, kuko hari n'abacuruzi benshi bagiye guhomba, kandi bari bacuruzaga ibintu bikomeye rwose pe. Hari abacuruzi benshi bagiye guhomba. Nukwanga abantu nibasubire ku rufatiro basenge binginga Imana, barebe ko Imana yabagirira neza. Kuko Satani, reka mvuge ngo Satani yafuhiye igihugu cy'u Rwanda,
abadayimoni bafuye igihugu cy'u Rwanda bakigabamo ibitero byinshi bitandukanye, ariko abantu nibasenga Imana izatugirira neza. Rero reka ntange nimero za telefone, ni 0788 20 85 18. Yego. 82 20 85 18. Karibu n'isengesho. Yego. Mana ugira neza, usumba byose uri umwami, nkweretse u Rwanda n'abanyarwanda, nkweretse abarutuye n'abarutekereza kugira ngo bagirire neza, tugambirireho icyiza kandi utubabarire ibyaha twakoze, duciye bugufi turanishye turatakambye, utudohorere rwose utugirire ibambe, uduhembuze umwuka wawe wera, ubwiza bwawe bukayangane, bana natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Imana igumugisha Didier, reka tuzasubire ubutaha. Yego. Dushimiye kandi umuntu wese abanye natwe muri kino kiganiro cyangwa se muri buno butumwa. Nshuti bavandimwe, dusubikiye ahangaha, Imana ariko nigira ubundi butumwa imuha azagaruka. Twabashimiraga ko mwabanye natwe, twabashimiraga ko mwumvishe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka tuvuge ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka, Yesu abaho umugisha. Amen.